nyinshi arabanza rumuhakuno kwironje ayiwe jatawe nako ni pome ngo ngiki ishura amafaranga mani imafaranga nibiki mani baturutse mu myaka cyane nago amafaranga yabagaho toka wa muginga toka nawe sindubaza amafaranga nibiki kaza amagare police kiramukubita sasa hakuna rufite gato rwose umunsi mukuru y'amaritegura gifata insenda gishyira mu kanwa nyinshi piripiri nyinshi cawo piripiri kamurari teratamira yega jatawe nari nshonje cawo kandi bimera Imana arabitwemera tugiye tubiri dore wa umwami yahindutse yewe polisi imena hakuna amavuta ya essence yewe dore bandi polisi aza gufasha ageze hano ariko cyari gitsenda imyotsi iragenda iracumba imyotsi iragenda insenda hayiwe imyotsi iragicumba mu matwi shawo yewe giratumuka rapfuye barakadura umuriro akora ku mumetso avaye umuriro tayashyuhiwe imidani shawo rusana rwa mutwite shawo polisi nawe yaratse akanagira hakuno mu mazi kwakarage mazi ajugunya imbegeti mu mutwe w'imifupa yakaje arongera kuri cyabundi bucyashye hakuno basunitse ufite gato gatirameneka imbere y'abantu ndavanda araseka akuramo hakuno inuza mu mutwe wa polisi barongera gato bundi bucyashye irasenyuka vanda araseka bajugunya inuza araka uko yagasine baramuhereza imifupa mumetso wokewesha arimo arokerwa umumetso urimo uramutwika arimo arokerwa shawe kwa yakokerewe aza hakuno yewe data we ayiwe data we yari arimo arokerwa shawe mbega akaruhuko wangu mwami biriya bintu nariye mwami byatumye nokerwa wangu ubu naruhutse mwami nangiri hano kumbe hakuno arwazanye ibuye sasa uyu nguyu wari warakeneye kugura ibuye yakeneye kurigura bararimuzaniye ku mafaranga make kirangije gifata amadolari 20 igihe umukecuru cyari cyemeye gutanga miliyoni 8 buye ni ry'agaciro naritsindiye wangu yo tugaruka hakuno hari amaradi yagurishwe mu isoko hano sasa hari wavuze ngo ese kuko murashonje radiyo irimo iravuga ati cyane inzara yanyu imeze ite irarenze sasa radiyo irimo iravuga direse ati mwicare hasi mwitegure kurya sasa radiyo irimo iravuga byo bikumva ibyo radiyo ivuga bikabikurikiza kiriya ni ikimenyetso wangu batubwiye ngo tujye ahantu hacuruzwa amafi turabona ibyo dukeneye mujye ahantu hitwa water restaurant fish out water restaurant dore hakuno muri ya restaurant mugenzi ibigori byaje ngo biribonemo amafi bikabona ibyo bikeneye hari abasohokeye mu bitesheni ati ni mwiza sheni wa mukobwa n'umuhungu bakundana igisore cyane gikunda urugomo sheri biriya bigori twarwanye tunatandukana hoya sheri nakeka yabishaka dore mifupa hakurya bambwiye ngo kuri restaurant irimo amafi water fish restaurant ko yakaje mifupa atari fi barasakuje kumbe kureba gutya we muzamuke mukore cya kina gazi mufupa kizaza cya mufupa yewe ni mufupa ndako bakazanye ikigoryi na rugenzi rwacyo ye mugende ikese muratubaza ikese usoke mwabaginga mwe ikese babona umuginga atwaye ibuye ryacu ekure dore umuginga ufite ibuye ryacu bagize gucya ekure arahinduka ekure guhinduka do yahindutse numona kano umugabo wawe ufite umugabo wawe n'ufite ibuye wowe araduha ibuye ryacu warishe kuko arahindutse tukwegereye nta buye mfite mwuka apfa ibuye naryo mfite umwami arongera agaruka ibuntu urarifite wangu mufate mwami mufate n'ufite imbaraga umwami araza yikorera umuntu aramuterura bajugunyiranga hakuno mbere y'abantu mwamura imyenda wanga ararifite mu myenda ndabizi neza cyane ararifite boni aruba ku bisifi we zari buye wa muska we batangira kumwambura imyenda baraca bakeneye ibuye niba ari no mapantaro barekurayo yewe ararifite mu mwindani mo indani baratatonze mindani ririmo bamanura ipantaro batera minoki indani ntaryo ubonye mindani hoya karahinduka sasa yahindutse ahita akora ikikeneye cyose hari umuntu ufite ibuye riri hano hafi iyo ushaka bamuteye intoki shaho kumbe dore ifite ibuye yewe ngiri ibuye okay cyasigaye cyarefite mu jisho
ibuye wangu relax man, I was keeping it safe except sasa muginga turimo turakwaza ibuye wa mbere yewe panu ivamo komeza wa muswa we ibuye bararirwanira amuswe wakoze ibiki bamuginga uri umubeshi niwe mubeshi toka mbere yangu bamuginga sheri dutahe wihangano ziba wo kapfa we agakobwa kombe ko yagahindutse afite ibuye fata wo kapfa rero tojya rikamindukirira ye mufongo muginga babasubije gereza bwa kabiri zazi bigi ibyo bifite imyako polisi buri munsi razi kajyana ibintu gazi inyuma amafera beto turapfuye wahangu turapfuye tu this I can kill myself mwana inzara iranyishe sasa nta nyama itaribwa apfa kuba ifite akanyama kaze nkwereke mwijoro kiratamira kinyenzi nta kundi wangu igumbu yungu y'umugenzi wa mukobwa afite akandigo my darling Rashmi mukundwa Rashmi you will meet a traditional African doctor uzahura n'umuganga w'umunyafrika gakondo uzamufashe please help him in his quest uzamufashe mu byazagusaba byose sasa nyirakuru uyu mukobwa yamwandikiye akandiko ese nyirakuru uyu mukobwa ninde his name is Bones amazina yawe ngita mufupa Bones kugira gutya abona kakanyoni ibigo ryarabyirukanye nziko byagataye Rashmi ngo ryikariana shani ngwino hakuru ifite akanyoni nziza kombe ibigo ryiko byakavuye gereza mu gitondo and already the sun is moving down mwana uskizo barigiye kurenga wangu Bangor Military Archives yewe rwose ubu ngubu nanije kubabohoza babatambikanye gusaje kubakuza wa mukobwa Rashmi yaje gufunguza ibigori Rashmi my bones imifupa yanjye wangu nagarutse mega bitangaza ibikunda umukobwa shawo thank you great one man wakoze man thank you great one mwakira ibuye ryanjye the feather from my oya ari rimwe mugeze mande yahita hinduka tugaruka hakuno wakigoryiwe Yesu wangu yo keeping it safe for you keeping nari nimo nari kubikira wangu nyine amafaranga yanjye acinazo nyene ibuye dukeneye ibuye turi bake burn your ass ibuye muhumetso yadushakemo nabwo tujye kubataka sasa bagiye kwataka inanga z'Imana ngo bazakibuye bakura yimbunda Rashmi make speed wangu Rashmi reka dukomeye twiga hano twaturutse I've got it babaretse gatwiga kwibuye Balinathan enlisted in the British Army as a cook on the hano uriya musore ngo umuhinde yaje kujya mu Bwongereza abajyamo nk'umutetsi of January 1879 yabajya mu 1879 deserted 2 months later nyuma yaho yaje gucika amezi abiraciyeho it was learned that Balinathan had stolen a precious gemstone gusa uyu musore ngo yari yaribye ibuye ry'agatangaza mu giturage cy'iwabo fishing village where he lived named Atharam ahantu yari yibye ngo nagace turugamo kitwaga Atharam stone was the eye in the statue of their fishing god kano ngwiribuye ngo ryari ijisho ngo muri statue yabo ngo basengaga yitwaga imana y'uburobyi fishing god and after it was stolen kuva ibuye ryibwe ngo ntaga abaturage bongeye kuroba ubutaka bwabo bwabuze amazi nibwongeye kwera muri make icyo giturage cyarakasiriwe umva icyo giturage nakize nta kindi cyabaye nago bazi ko ari abazanye mu nago batwara ibuye bano bafashe akamodoka mugenzi barerekera bagiye mu giturage ngo basubizeyo ibuye ryaho uko bakagiye nago bazi ko ari abakurikiye yewe kata tujyaho rwose muri icyo giturage tujyane ibuye ryaho niturigezayo tugaruke bano kugera hano basanga ambutiyaje yewe dore izuba ririmo rirarenga tugere vava ritararenga yewe mugorofani nino hagarara dutwara abaturage nino sasa ni umugorofani hakuno ni umugorofani ni abanyonzi babayo ni abagorofani nino yewe papa nino jyana na niyo ni umugorofani mujyane akwereka aho mujyana hakuno yewe njye ndaza mu kanya gato mwerekere mu badirisha araka kugira gutya arawavuye n'imbunda icyo imbunda cyita ngo ni inkoni y'umuriro fire stick ndapfuye mwuka cukamwe wamuginga we kigoryi kiratangira bundi ngikiri gifite imihumetso cyayi komeye kugera nabona ngo uri arimo rurenganirwa mifupa ndapfuye tu baturage aruzanye imodoka arimo arirukanka batandukanye bano bari hakuno sasa umugorofani nino arimo aratwara boro umwama aramufasha afite impfundiko shawo afite supide arihuta shawo arihuta arirukanka nino bimurengaho ndapfuye mwuka cukamwe nino igihe kivamo akagabo karakomeye shawo barirukanse nino asigara muri kaburimbi ko yagasigaye umwama patiro bagiye mu giturage cyambari uko yakaje sasa hano hantu ngeze mana nyereka icyerekezo hano haraparitse akamoto uko bagaparitse akamoto ntagaze gutwara moto ntagaze umuriro ubabahe no gutwara gusa ndapfuye tu ko bakaje babushka we moto akurafara burizi
kukandagira akamoto gatera reverse ko kagatera reverse nagatsuka kagenda aziko bwo kagenda kareba inyuma tu sasa mufupa we agiye mukanuzi kagenda reverse yewe nyamanza nyereka icyerekezo niwe Imana yanyoherereje ataka nyamanza ariko mu icyerekezo aratangira baramukurikira umugabo ari mu modoka atwaye akagorofani karacunga umuka inyamanza ni ku icyerekezo ko yakagiye nta bwoba ntaki ntagaze imodoka se nigiki karimo karagenda reverse niba kari gukata gute numbazi nakiri gukora kakikatisha numbazi gusa nyamanza irimo yakayobora gifite imbaraga ze pfira gisenga uko bakagize bagira ibyo bagira yewe ku moto yanjye kusize wo kapfa akurikira moto y'ubundi bucaki inyamanza irimo iramuyobora arimo aragenda mu kinyuma ageze hakuno hari imodoka yaje mifupa turuka inyuma ndakorasa mifupa ndapfuye sasa ntagazo bafatira feri araratsa mifupa subiramo indani arongera ndapfuye mu kacuka mu kigo giko cyaje akura imodoka mu nzira runa gazi kwa kigo ryo wo kapfa hakuno ariko ni iki numva abana arimo arakora ku muhumetso kureba gutya yitegereje ndapfuye ukazuka abandi atrakora tibusamo wangu usikara agahina mu kandi moto sasinduka inzu ageze hakuno abona umuryango ariko uyu muryango hoya nago moto yanjye yakwangirika arabanza avamo ko yakavuye mari yihuta akingura umuryango imodoka itangirika arakingura ko yagakinguye ibuno muri imodoka irasigara aho mushipurira wifashe ndapfuye tu arayikurikira hakuno nyiri imodoka akurikira mifupa inangiriyano akamodoka kageze imbere karongera karakigaruka akamodoka karimo karashunga umuka n'ibyerekezo arongera asubizamo gatera reverse hakuno arabari gusenga Mana urebe icyakora cyacu Mana muri inzu yacu twibereyemo hari wagonza agapande kamwe akambere kavaho nakandi kavaho Mana himbazwe turye papa kugera gutya inzu yasambutse dore cya giturage abantu bararumbije nta muntu ugitera imyaka ngo yere nta cyatsi kikihaba turabikoze wangu wageze hano ubona cya kibumbe kugera ku kibumbe dore agomba kujijisha Hekule izuba rimwe rirarenga gera vuba reka tubikore zana akabuye ajye gashyiramo wewe utavaho uri freeze cyangwa amaraso akiraho wawe ndarahinduka urarikeneye ararimunagira dore inanga yahindutse Mana nyagasani mbega gatangaza none naritsindiye akiraho hari waje iturutse bana yumva umuhindo nagazoturutse agiye kuzya araturutse bonizi mufupa yajugunye umuntu agwa hakuno mufupa nabavamo hakuno agatima karaguye hakuno kanuza kagwa hakuno yewe none rikeneye wakinazo rimereza hakuno paya baramuhaye mu kaboko ko bakamurashe avamo aravirirana hakabuye kagwa hasi we Kiriti umugabo ngita Kiriti ntago nagera kubwira ngo umugabo we n'urwihebe utandatu urimo arakora ikifunga umudomo umuntu ashaka gupfira hano umwami yagize gutya arahinduka uko yagahindutse Hekule we ndakurasa amasukawe iribuye niryanjye wangu arangije amufata Hekule yaramukase avanga amaraso nayo ikigabo yuko bari bamurashe Hekule yaragikase bivuze ngo imizimu irava muri Hekule ijye muri ikigabo cya Kiriti kwimizimu yakinjiye urakoze mwami ibuye ryaratse basi uyu mugabo yakunda gutuka abantu ngo ni inkende yahindutse inkende byanyabyo we noneho amera nk'inkende ibuye shari rifite imbaraga zidasanzwe mva mwami mugabo ubu ngubu ninde wabaye igitera who is the baboon now yewe mwami reba izuba rimwe rirarenga shyiramo ngahebuye kugeza abaturage bose zaregereye imvura yari yarabuze iwabo nta myaka yakiyeraga yasubijemo intuza ibuye hakuno mukuri subizamo igiturage cyarongeye kirakirwa ahantu hahuraga ngo hacanye Mana nyagasani abaturage zarishimye ubutaka bwabo bwari bwararumbye n'igihe cyo kongera bukarumbuka umwami yarongeye acaho asubira ahahise asubira mu myaka ya kera mva reka ngufate mbanza imana ziri butujyane hamwe oya ntago ariko bigomba kumera aka kantu katurutse kera cyane umurimo umubyeyi agaha umukobwa we
from my great grandmother to katurutse kuri nyogokuruza wanjye w'agatangazo wa kera. We'll see it again. Mbanza mushaka kuzongera mukabonana. Must go. Ugomba kugenda. Goodbye, Nana. Murabeho Nana. Mufupa yaciyeho asubira mu myaka ya kera. Mukobwa zasigaye hakuno. Bano barishimye ko bano yabagasubiye hahise. Basubiye mu myaka ya kera. Bano bakiri hano barategereje bazi ko umwami yahunze bakira bumvisha ihembe rivuga. Abaturage zarishimye. Babonye umwami agarutse. Umwami yaratahutse. N'umugore we. Barongeye barabonana. Your king is back. Umwami wanyu yagarutse. Yagarutse muhira. Yego. Bagomba kwishima. Impundu zikagera zikavuga arya ziravuga zikora iki? Alone. Sigaye njyenyine. Bana, bigenze. Sasa mifupa mugenza urashaka umugore yaramubuze. Uko yaje kuragura. I lost my heart. Umutima wanjye uri hehe? Afite akantu yita umutima. Wibuka karatakaye. Abuze umutima we. Little flower. Wakarabyo we. With the heart. Ugiye kumbera umutima. Akarabyo kagiye kuba umutima. Atangira kuragura. Great one. Sogokuru wa nino. Inside the cave. Na segokuru wa Oscar muri inyubako ndimo y'umuririmbo. Somehow. Ndabinginze. Mukora ibitangaza. Man, icyo nifuje kibe man. Mumfashe. Araka. Pa. Arajugunya. That was really beautiful. Mbega byiza. Haramuvugiye imbere. Dore umukobwa wambaye neza. Dore mwiza. Dore wa mukobwa nawe yaragize agaza mu myaka ya zamani. Mu myaka ya kera. I am so sorry to disturb. Unyangane kugutesha umutwe. Cyabonye cyo Rashmi. My name is Maneshri. Banyita Maneshri. No. Hoya. Do not know this Reshmi of whom I heard you praying. Ntago ndi Rashmi na numvishe muravuga. I come from a fishing village on the ocean. Naturutse mu giturage cyaho bagira amafi baroba niho naturutse. And 2 months ago, a man from our village. Ameza birashize hari umuturage ameza birashize hari umuturage avuye mu giturage cyacu ijisho ry'ikinuza ry'ikibumbe cyacu ubungu twaraburije. Holy fishing stone. His name is Kunji Balandati. Uwo mugabo bamwita Kunji. Yes. Yego niwe. How do you? Wamenye gute? Sasa bana bo bari mu myaka ya zamani. Kandi umudamu arimo aravuga ko aciye ameza abiri ryabuye ribuze. Uwibuka yarishubije yarijyanye mu myaka y'ubu ngubu nibwo rikigerayo. Ariko ari mu myaka ya kera. Well, I have come here to try and find. Yewe naje hano kugerageza ndebe ko naribona ibuye ryacu ryarabuze. Please give back our stone. Turisubizeyo. Don't. Wigi kibazo. It been returned. Byagezeyo kare. I mean. Ibyo vuga ni. No. It will be. Rizagerayo. Kugera gucya abona kakano wa mukobwa yari yambaye. That around your neck. Akantu kari kwijosi ryawe. One Reshmi war. Kameze nk'ako Rashmi afite. That was given to. Wibuke mufupa yagiye ahazaza. Yagiye mu myaka izaza imbere. Hano na hahise. Of her mother. You. I do not know what do you. Sinzi ibyo muravuga ariko. Tell me. Mbwira. Please, one thing. Mbwira ikintu kimwe. Maneshri. Ntago ntwara Rashmi ntwa Maneshri. Of Nana. Nana. Waba uzi Nana? It means grandfather. Bimenyesha sogokuru. Great grandfather. Sogokuru mukuru cyane. So if you. Noneho. are her great grandmother. Niba ndi sogokuru we. And I am. Sasa yamenye ko umukobwa uzaza aha hazaza ari sogokuru buyu. Umukobwa amwitaga Nana. Agize gucya mugenzi. Yabonye ka kaziga kamenyesha mifupa. Abona na ka karabyo kamenyesha urukundo. Abona n'icyerekezo. Abona ko mugenzi manza agiye kubona umukunzi. Rashmi ndamukeneye. Maybe you have a story to tell. Mbanza ufite inkuru yo kumbwira. Long story. Ni ndende. I have time. Mfite umwanya nugira ikibazo mbwira. Mugenzi mifupa yarebye hejuru. Mana mbaza unshubije. Cha mifupa bamuhaye umugore mwiza shaho. Mana uhimbazwe. Nta kindi cyabaye. My darling Reshmi. Mwana wanjye Rashmi. You will meet a traditional African. Uzahura n'umupfumu w'umunyafrika. Rashmi yari masoma kandiko. Kano kandiko dore wakanditse mu myaka ya kera nibwo bakanditse. Dore wakanditse ngo yari hakuno. Mifupa niwe baje no gukundana. Bones. Bazaba yitwa Mifupa Mr Bones. Uzamufashe. Nana. Cyangwa se sogokuru wawe Nana. Dore wa mukobwa yibereye hakuno ni Rashmi. You will find your heart. Nabonye umukunzi nawe uzabona umutima wawe. You will find your heart. Uzabona muzakundana haramuhaye umutima. Kandi muzamuberanye. God.
azaza hakuno uko bakicaye mifupa yabonye umugore umva babwire There was this one time. hari igihe cyabaye rimwe hatse tubagana ibyo hazaza ibintu bizabaho hazaza twari twaragiye mu gisasa It is how sacred. yewe tubonye impara ko byakabonye impara The great one has. tarabaginga wangu sasa hakuno hari ikipe yitwa impara harimo n'umukinnyi Gatauti Sorry, my. aka ikipe ikina rugubi I am born from Kuvuki. yewe twaturutse muri Kuvukirande Butch from mwana natwe twitwa impara dukinira impara kiramusuhuza ko yakamusuhuje yibazone baterani That which you umva have on you. mwese mwambaye impara Picture of ours. muri agatangaza wangu kuki mwitwa impara I am a springbok. yanjye ndakina rwose ni umukinnyi nanjye ndi impara hasa iyo witwa Amavubi nawe uravuga ati nanjye ndi ivubi ukitirira ikipe yewe rwose uyu bamwita krokodile ukakinira krokodile springback Boker, that's right. basore Coming to the game. muze mu mukino This game ni umukino bwoko ki dukina rugubi has been living under. ya dukina rugubi namwe mbafitiye amatike hakuno mwinjire What is this rugby? uyu mukino ni bwoko ki Hit with this ball. ni umukino mwiza cyane umupira uri hakuno cyarebye umupira bawufata gute bana kirawudunda This ball over the kiraw line. ukubita mu ntoki ndapfuye They're all black like me. yewe uwo mukino se wacu ubayo But hey, no quota nta coach ugira nako coach turamufite gusa nababera coach over our line. mureke tugende hakurya tujye muri match You what? I've got 2 tickets here. mfite hano amatike abiri abinjiza muri stade muze mwinje murebe agapira nk'abandi bose tugiye gukina rugubi ni wa mukino bakina basa nk'abarwana bambarana sasa byabonye hakuno inshuti mbega umusore mwiza tumubera inshuti sasa ko byakabaye inshuti byaje muri match nk'abandi bose hakuno muri stade Nyamahoro So you see, Bones, yewe wabibonye have got to take the bouncing egg yaduhaye itike none bagiye gukina agapira ni amakipe abiri today. sasa imikino bakina Not all black. niya mikino basa nk'abarwana kandi wa musore w'inshuti yabo ari hakuno muri match arabanza avuza ihembe dore wa musore w'inshuti yabo wabaye amatike umuntu abinjiye muri match tayari yabakunze bagomba kumukunda nta kindi rugobi bakina barwana barambarana umwe agaturuka hakurya bagize gutya afata agapira baragiye bamwirundaho baramwambara baramukubita wangu abaginguzwa bimara kubita mushuti wangu tujya gucyuza mushuti ibigo ry'impanuka muri stade ngo bigiye gutabara mushuti barabasifure mufupa aragenda azana gwaragwara ku baturage ku bakinnyi gwaragwara mwabaginga mara kubita inshuti yanjye barababeshye ntago nabyemera naho yabarindesha barababeshye shaka cyagiye ku bakinnyi kirakubita abakinnyi sasa Rayon Sport yarakinyina n'impara impara dore umuginga impara nazo sasa ziza kwirwana yewe wagiturage yoreka kurwana cyarwa mupfu uwo munsi barabyirukankanye ukarebiri barabijujubye muri stade barabyirunda hejuru abakinnyi bana banjye murumva atari inkuru nziza twarabakubise turabakubita baraseka That time was truly a time. icyo gihe cyari agatangaza rero Yebo sweet pipi. mbega agatangaza sheri wanjye Come on here. sasa hakuno bazaniye ibintu by'iterambere shyira mu matwi ibayita iPod ukagakizamo kuteri acuranga umuziki pure yewe umuziki w'abantu by'amaco dore nino dore amaso wo kacukawe mugenzi filime nayo ndakeka irimo irasozera twarebaga Mr Bones babigishije uburyo yakina rugubi abana nabo batera imbere batangira kwishimisha muri mu myaka ya kera bano bo rugubi bayimenye mu 1800 ni nayo mpamvu bavuga ngo muri Afurika y'Epfo biri mu bihugu bya mbere bya Afurika bikina rugubi bamenye rugubi kera cyane bayizaniwe n'abongereza bakoronije igihugu cyabo ntago byagarukiyeho dore ya parufe mbega ukuntu ihumura neza reka tunyweho parufe irashaririye inyweye reka tunyweho kunywa gutya anyweye yewe dore hakuno dore twatunuza dore hakuno bya bikariso byajya kurobesha hakuno arafashe korogate arebesha muri sho asuka mu kanwa byinshi shaho mbega byija bane terambere rya dore tije ko tomwe bukuri nuza mu matwi bana bagambara nk'amaherena nta bintu byinshi kandi nanga zirano kakantu koza toilette cyaragafashe kirakaborosheje urugo ruzibangumva yewe Is the toothbrush. kano buno nibwo boroso this is the toothbrush baburetse rwara musatse ni umwami iterambere ryamugezeho nta konde wangu abana hakuno wangu ziko twara sinyoni wangu muze hari hakuno yasinziriye ibyana biri hakurya wangu zane buye nkwereke bifata gwaragwara imwe pima wangu pima hakurya adupime he bangu ya mu muze baronye baramuha mugenzi filime nene nababwiye ngo ndaceka imira sozera twarebaga Mr Bones dore wabonye ibintu ukuntu basya barasya arimo arasya
ubwato hakuno burakora, ubwato buragenda buhoro shaho, afata ka kamashini hakuno karapa kemwe bavurisha amata ka kijyambere, akazana mu mazi kagiye gukora nka moteri, ashyira mu mazi ko yaga karaza, ubwato buragenda burihuta shaho. Leon Scooter niyo yari Mr. Bones. Twarebaga mifupa ye n'umugore ba yaragiye ashaka umugore mwiza shaho. I lived happily ever after. Mugenzi ngo yari inkuru y'ubuzima bwanjye, ngo nyuma yaho naje kuba mu byishimo, mbaho neza n'umugore wanjye mwiza arishima. To eat the little red chili fruits that burn my filime nano kigenzi abagenda bakunda cyane cyane, aho ngumvaga na wundi mwari kumwe na Sankara the Premier, ndabakunda. Twarebaga Mr. Bones back from the past, ngo aturutse hahise umukinnyi nawe ya Leon Scooter hamwe n'abagenzi be, ndabakunda cyane cyane. Nimuzacika iz'ubutaha, ndariwe Samano, mwakoze kuza murabeho, naho ubutaha, hasta la vista. Do you know where the home of the story is?